Kuna kindi mfite cyizeye icyamakore warahindutse ubu uno munsi abantu banini warananiranye wowe uri munini cyane warananiranye uri munini cyane shiraho nuza turebe seri Allo okay yeah byari bigenze gute the front camera noneho ikibazo yeah now it's okay ngirira uko fata kuri kamera front camera uyihanagureho gake uyihanagureho gake kugira ngo abantu babone ubwiza bwawe babone ukuntu uri mwiza nagiye ubwo bazabona neza ubutaha ko nanjye urugendo rurakomeje sava mumeze mute Canada vuba nkubaza ibibazo abanyarwanda bashaka kumva urabizi kuri mwiza merci urabizi ndabibwirwa ndabyumva ufite umugabo umuntu wese ni mwiza imbere Imana twese ko yatubumbye nk'indabo ziryoheye iyi si buri wese n'ururabo ubu rero nanjye ndakarabo nawe urakarabo n'udukurikiye ni akarabo ndubatse ndi umumama w'abana babiri ufite abana babiri umuhungu n'umukobwa umwe w'imyaka 6 n'undi w'imyaka 2 wari wacu umugabo wawe inyuma wari wacu umugabo wawe inyuma oya ndakijijwe du ntabwo uracu umugabo wawe inyuma oya pe wari wagira ikibazo cyo kuba yaguciye inyuma ni pasiteri ese muraba pasiteri turi gukora umurimo w'Imana dushaka kugira ngo abantu babeho bishimye babeho badafite ibiro bibavuna hari ibiro byinshi bitera depression wari ubizi noneho umurimo murakora umurimo w'Imana muwukorera mu kunanura abantu igosha uzi iyo umuntu yari yarihebye afite ibiro 120 cyangwa 150 ukamubwira uti hano hari akantu kagufasha nanjye nkagutera akamotivation ugakora siporo ukarya neza biri healthy bitari bukwangiriza ubuzima uko utangira kumva umeze neza imishinga mu mutwe ikaza bigahurira he n'Imana ugakora destiny yawe you do your destiny you do icyakuzanye ku iyi si purpose yawe ukayuzuza kuko ufite ubuzima bwiza kuko nta za cholesterol ziri ku mutima kuko nta za hypertension zazamutse kuko nta za diabete utabasha gukontrola ukazabasha kubaho igihe Imana yakuremeye kukibaho ukabasha no kuzuza purpose kuko umuntu uri heavy utiterura noneho wagera ku iyi klima y'iwanyu bose bariryamira iyo nta kazi bose bakiherera iyo ababyeyi baronsa bagahera mw'ibyo ibiro bigasanga nta n'umwenda ukimukwira ko mbona wowe umeze nkaho utari munini uvugira abanini bihurira yebabuwe umva nagize ibiro byinshi nabayeho ndi munini abantu bakajya bandeba bati mbega umudamu ni mwiza ariko ni munini afite n'umubebe mwiza ati mbega umudamu ugiye nko gukingiza kera ati mbega umudamu ufite akabebe keza ariko nyine ibiro bye tuvana ifite ibiro 95
ubu ngeze kuri 82. urumva ndi umuntu uryowe n'ubuzima kubera iki namenye ibanga ryo kwikunda ryo gutangira siporo. ubundi cyane ndumva n'abantu mwese munkunda. ni ukuri umuntu uri negative wese ubu ngubu mbasha kumuganza kubera iki? kubera njyewe ubwanjye niyumva ndi sawa mu mubiri wanjye. ngambwira umubiri wawe niba uwukunda utwereke, subira inyuma ya kamera utubwire ati dore ukonse. mpaguruke uhaguruke utubwire ati dore ukonsa uhindukire. ntabwo tukubura neza cyabura jyanurire eba nkaho umubyeyi umumama nibwo nkimara konsa ariko reba ntabwo uri kumbona. ufite umwana w'amezi angahe? oya agize imyaka 2. namwonkeje ya minsi 1000 basaba ababyeyi, ariko isi natangiye kuba supre. uze kureba no kuri on my I keep posting kuko ngoma motivating abamama ngo bahaguruke bareke guhera muri depression. wari ufite ibiro 95. mera nk'utera umugere nka getiri turebe akodo siko nabyo utazankoresha wabibonye? kabisa ndeme umwana uramuterura nta bintu byo guhora utaka imigongo, nta bintu byo guhora utaka ngo amaguru ngo mu mavi tusa tuva. rero abantu bashaka kwiyitaho bakaba beza, hari ka supplement buri gukora siporo ukanarya neza. hari igihe umubiri ugera ahantu, abantu twabanye n'ubunini turabizi, abantu mwabaye muri obesity cyangwa bamwe babayeho bari overweight, hari ahantu ugera umubiri ukaba stuck, ibiro ntibyongere kuvaho, gusa ukaba uri umuntu ufite imbaraga, ariko ukajya wumva uriremereye, wakwiruka ukumva ntabwo bimeze neza, wasimbuka ukumva ntibimeze neza. aka kantu rero uretse gato kutwereka ubuntu bwawe. ubuntu bwanjye reka mbe ndetse kangatore kangahe ngo uri umukizwa genda kijijwe. n'umugabo wawe ni pasiteri, ukaba unkurikirana. urabizi ko abantu babizi ko njyewe ndi umupagani wa mbere. abo ni abantu bajajinga. none se ntimuri abana b'Imana, ntimuri ubwoko bw'Imana, mwe ntimumenye ukeneye? oya njyewe ndi indisipurine, nanjye ndiyizi, ndi indisipurine pe, reka kumvugira. none se nyine ugira ngo Imana yaremye abantu bamwe gusa? abantu bose Imana yagiye ihamagara, uzi aho yagiye ibakura, uzi aho Pawulo yamukuye atoteza ubwoko bw'Imana? buri wese agira igihe cye. ugahitamo ukavuga ngo ngiye kurayibu kwa Dumba, ngiye umwana umugore wa pasiteri. none se do urumva kujya kwa Dumba mbona ari we mu diaspora uri active, tuvugishije ukuri. nawe n'ukijijwe n'iki, mbona ari we mu diaspora uri online, business yanjye iri online. mwisobanure. mbona ari we muntu ugerageza guhuza diaspora, ejo ukajya mu Rwanda. ari ndabona interview ye mu Rwanda iri shoshosho, you see, kandi ugira ikintu we cyo guteza imbere abantu, overcoming abantu bafite talent. bari overcoming, uri welcoming, ugira igihe ukajya mu Rwanda ugahashyira energy zawe ukitanga for the industry to grow, industry ya entertainment to grow. ni umuntu uhora akurikira. niyo wageze Canada umuduhereza amakuru, bimwe biba biri fani, nyine buri wese agomba kurobanuramo ibimugirira umumaro. njye niko ngufata, ntabwo ngufata nk'umuntu mubi. kuba pasiteri ashobora kukwirukana muri urwo rugo, kereka naho avuye wenda nakoze iki? yasha sinaje gutukana, njye naje tukupuricinga. kumwe n'umuntu utukana gute ushobora njye ariko ntabwo ndi bukwemerere ko dutukana. ndakubwira ibyiza byo gutangira healthy lifestyle no muri audience yawe. njyewe mva aho ngaho ukabona ndatukanye, njyewe ntabwo ugomba kumbwira wowe ubona ntukanye.
nko kuganza njye nakubwiye ko ndi very very optimistic, ah very positive, nta bad vibes igibasha kunshyikira. iyo umuntu mbonye afite bad vibes ewana ndamubwira ngo umwami Yesu akugenderera aguha amahoro n'ibyishimo, izo depression zawe ntuzinsige ntizimfate, ahubwo nkajyana umutwaro wo kugusengera. yego tuvuga ati yes uyu muntu ambwiye nabi, tagiye ikiganiro nabi, duhumirize unsengere. mwami Yesu ugirire neza Dumba, ndamukweretse uwagura impano ze, uzamugeze kuri byinshi yifuza kugirira neza abantu, uzamugeze kuri byinshi by'ubuzima bwe, uzamuhe kurama, imigisha yose y'uburyo bwose ndayimwatuyeho, bisabye nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. You see? No, uziko bite numva neza, uziko bite biba ati bad vibes shaka kuvugishwa bibaho. Bad vibes abo baraje ba bad barahita banyita bad vibes. yewe umva nta muntu udakotora, nta muntu utavugishwa. oya ntubyiteho ibyo ngibyo, ite kuri njyewe aba ni bande, urenze ni njyewe urimo nawe ndabitaho, they will be my clients. urenze it's me kandi abarimo hano nabo barahari. noneho turashaka umbwire ukuntu systematic ugiye kuri etape kuri etape, ukuntu wavuye ku biro 95 ukaba ugeze kuri 80 na bingahe na bibiri. ni ukuvuga ko wakase ibiro na bibiri, ni ukuvuga ko usora kuba 13 udasize etape. byagenze gute? ngiye guceceka. etape ya mbere yo gutangira gutakaza ibiro, wowe ubwawe uricara cyangwa urabyuka igitondo kimwe ukambura ukireba muri miruwari ukavuga uti ukambura eske ubwanjye ndumva nezererewe uko ndi kwibona muri iyi miruwari. ugahindukira ukireba neza, eske njyewe ubwanjye ukuntu ngana biranejeje, ugafata icyemezo. wabona bitakunejeje ukavuga uti reka ngire icyo mbikoraho hakiri kare, reka mbifatirane hakiri kare, ejo ntazagira n'indwara ziziramo, dore turya nabi, ibiryo byo mu bikombe, za junk food, biriya byose byishinze. nta kintu, hari abantu bagira imibiri ifata ibiro byoroshye, hakaba n'abandi batagira imibiri ifata ibiro byoroshye. rero ngende muri ba bandi bafata ibiro, ndarya benye cyangwa ndarya isambusa ikabyuka igaragara ku itama ryatangiye kungana gutya. rero ndavuga reka mfate umwanzuro, ntangire nkora agasiporo, ntangire ngabanye amasukari, ngabanye amafanta, ngabanye ibintu byose, amafiriti, ibintu byose bishobora kunyangiriza ubuzima. ndabikatinga, ngenda mbalansinga, nita ku kurya imboga nyinshi, agaproteine, ni ukuvuga ngo inkoko se cyangwa ifi, iyo ni proteine nyine iva ku nyamaswa, cyangwa iyo uri umuvegetariye wibanda ku maproteine nyine y'ibihingwa, za chia seed n'ibindi. ndiyemeza nyine ndatangira nkakora siporo, nkarya bitanyangiriza ubuzima, ari byo kurya nyine wavuga ko ibiryo nyine biri healthy. ndatangira nyine urugendo rugera hagati, numva ndarushye, bitamenya aka kantu kitwa nitricode, kuko byari byaragezeho. oya ibyo byose binaniye, nkatakaza ariko ntatakaza bishimishije, ntatakaza bihagije. numva sitiri nkakora siporo ntakiterura, ntakibasha gukora ibyo uko nagomba, urugero nifuzaga kugeraho, ntabasha gukora siporo neza. aka rero ka nitricode nkamenye, maze gucutsa ndagatangira. ukanywa gute? ndagatangira noneho kugira ngo iyi live nze kuyisevinga abantu bayirebe banagukurikirane, kubera baza kuza mu nyuma. ndashaka kugira ngo unyaruke
nko mu minota 10 byose ube wabivugiyemo kugira ngo abantu benshi baze kuza kubireba later, kubera abantu iyo babonye ibintu birebire banga kubireba, barabyanga. Iyi ni tricode rero ukuntu ikora bitewe n'ibiro byawe. Igira amafaze 6. Uhera kuri faze ya mbere. Faze ya mbere iba irimo fatikira na ina balance. Umuntu ni ukuvuga ngo bitewe na target yawe ushaka guta nk'ibiro 20, ibiro 25, ya ni ukuvuga ngo faze ya mbere rero iraza ikagufasha igakamura ibyo binure, ikagukorera detox, ukabasha gukora ukagira digestion nziza, kwa kundi umuntu anywa nk'ikintu kikamutinda mu nda. Iyi ngiyi nyine ni tricode iraza ikabikuramo, ikakwegeranyiriza igifu. Ni ukuvuga ngo iyo uyiriho uba ufite energy. Urabizi akazi k'inaha ko gasaba kuba umuntu ari soba, ufite imbaraga kandi wumva nta mvi yo kurya, udari gusonza. Ni ukuvuga ngo iragufasha ugahita ubasha ya regime. Ibije nko kukuvura kwa. Ni ukuvuga ngo kwa kurengerana kw'ibyo biro iraza ikakuvura, ugatangira kujya urya utarishijwe n'ama emotions. Ubundi wabona ifaze imwe ishaka kugufasha gutakaza ibiro hagati ya 5 n'8. Wabona ari nk'ibyo wari ukeneye, tukugira inama ugakomeza still kuba careful, ukavuga uti ntabwo bya bintu maze gukuramo kamemo nifuza kubisubizamo. Ugakomeza ako ka discipline, wibanda ku kurya imboga, wibanda ku kurya proteine, et puis ka féculent kakaba gatoya. Urumva kafekira ni carbs mu bavuga ururimi rundi, cyangwa se ibinyamafufu bavuga ikinyarwanda. Noneho rero abenshi faze 3 nabonye zibakorera abantu batararengerana. Faze 3 umuntu wari ufite ibiro 90 na bingahe cyangwa 100 aragenda akamanuraho agakuraho nk'ibiro 30, ibiro 25, ubundi ugakomeza ukiga gukora agasiporo, ukiga kurya neza, ukaryoherwa n'ubuzima, ukabasha gutanga umusaruro. Nohera muri depression tukakugira inama yo urishwa nawe n'ikintu utazi. Hari abantu banini atari ikindi kibazo, ariko bagira disorder ya emotional eating. You eat your emotions. You see, umuntu yakubwira nabi gato cyangwa ikintu kitagenda cyangwa wagira guhangayika gato, you start eating. Ugahita ufata chips ukirira, ugahita ufata cake ukirira, atari uko igifu cyawe kiri empty. Rero icyo gihe turagufasha ukabasha kugenda umenya ngo réellement, kubera nyine aba ari ibintu umuntu aguma agusubiriramo with practice. Uko practicinga ejo ukabasha kwifata, wenda ejo bundi bikakunanira, ariko uba uri away uvuga uti iki kintu ni dangerous ku buzima bwanjye, reka ngende nkigabanya gake gake, ukazageraho nyine ukovercominga ibyo biro. Noneho wamara no kubirangiza ibya tricode ubirangije, ukaba umuntu ukomeza ari careful, yita ku buzima bwe, kuko ibiro byakuvunaga biba byaramaze kuvaho. Ubwo rero abantu basanga uwo muti wowe bagukura he? Umva, uyu muti rero umpa commande online. That's why I came on live yawe. Umpa commande nkabikoherereza, waba uri muri Europe, waba uri muri Canada, na even no muri Africa, mu Rwanda. None se iminsi mike bikugezeho. Contact zawe bazikura he? Contact zanjye nabaha WhatsApp, nabaha ikindi urayipininga nimero yanjye ya WhatsApp. C'est plus facile. So nimero yawe yishiremo aho ngaho, uvuge uvuge n'amafaranga bigura. Okay, ni tricode hano muri Europe ni 160 amayero. 160 faze imwe, tuguha fat banana ina balance. Umuntu akawukoresha igihe 160 mu kwezi. So bigura 160 bimara ukwezi. Ukongera ukagura ibindi. Iyo wifuza gukomeza cyangwa iyo ubonye wenda urugamba rw'ibiro faze imwe gukoreye, ugakomeza biri naturel,
kuko iba yaragukamuriye ibinure by'ibanze wenda ukaba supure ushobora gukomeza. Hari abageza kuri 2, hari abageza kuri 3, hari n'uzirangiza zose uko ari 6. wowe ugenda wiyevaliwa bitewe n'ikigendanye n'umubiri wawe. So esheshatu nibwo like esheshatu nizo za nyuma, iyo ufashe esheshatu nizo za nyuma. Yewe umuntu unaniwe nize 6 ntaho ndabyumva, ubwo uwo ni ukwibagisha igifu. Ukwezi ushobora kuba ukase ariko ntabwo bibaho. Ukwezi ushobora gukata hagati 5 kuzamura iyo ubaye serious, kandi binatewe n'igihe nawe umaze wihagurukiye. Tuvuge nk'umumama mu buto bwe utarakoze siporo, akagira abana, akaguma akidaboringa akaba ageze ku 140. uwo nguyu yatangiye ni tricode n'ibiri 10 ashobora kubikuraho. Nta side effect. Ariko niba uri wa muntu n'ubundi still uhora arwana no umubiri wacu uzi ubwenge, iyo ibinure bibona ko birwanya cyangwa nyine uri umuntu uri active, nawe ugira ikintu cy'ubwirinzi muri we. uwo muntu rero najya guta ibiro bitewe nanone n'icyabimuteye. Abadamu bagira ibiro bitewe n'amahormone yo kubyara no gutwita. Hari abantu bagira ibiro surtout nk'inda z'abagabo bitewe n'ibintu bakonsoma, amayoga surtout les bières, ziragenda zikazana ibinure ku mwijima, ugasanga umuntu gake nyine inda yaraje kandi atarayigiraga. Hari n'ubiterwa n'iki juste no kwirira ikije cyose. Rero ikintu cyaguteye ibiri iyo umaze kugisobanukirwa, uragenda akaba ari cyo ukoraho, ukagira icyo ubihinduraho, ukifashisha n'initwe kode igukupa yanzara, ikagukupa no kumva wacitse intege, kuko abandi iyo bakora amahejime uramureba ukabona ari weak, ariko iyo uri gufata nitwe code uba ufite imbaraga zawe zose, nta side effect. Nyine ni umuti waje kukuvura obesity na silikwani, ko nagusobanurira. Amayeri 150 mu madolari nangahe? Amayeri 160. Amayeri 160 mu madolari. Amayeri 100 none mu Rwanda amayeri 173. Kubera nyine kushipinga n'iki kuri transport. Mu Rwanda ni amayeri 173. Then iyo uri nko muri Canada, mu Bwongereza. Canada rero hano bigoraniye nyine ni kohereza nibyo byongera icyo giciro, ariko still nyine urumva soka tuvuge ni nk'amadolari 300 no gushipinga birimo muri Canada. So okay, so kuvuga ko ikindi nguha ni free, ndakwakompanya. I train, I teach, I motivate, you see. I don't want my customer ko babikora bibahereza irita. Urabyuka uriyemeza. Wa wundi uguma ubifata akabishyira mu kabati, wa wundi ubifata ejo nabyibagiwe, ejo nabiretse, ejo akazaclaiminga ngo ibintu wambwiye warambeshye, natakaje amafaranga none dore ndacyangana kwa kundi. Oya, ugomba kuba uri determine, ukavuga ngo ndiyemeje ibi biro ndabirambiwe, ndambiwe body shaming, ndambiwe. Uzi uko bikora, uzi uwo muti uko ukorwa? Urabuze uko ukorwa? None ingredients bashyiramo kugira ngo abantu babimenye ko ari ibintu batabangiriza ubuzima bwabo bitewe n'amachemicals baba bakoresheje. Babikorwa gute? Bikorwa ibintu harimo amavitamine cyambere kugira ngo umuntu amavitamine D3, vitamine E, harimo collagene, harimo vitamine C, harimo magnesium, harimo guarana seeds, harimo hari abantu barimo na vitamine B12. Abantu barimo baravuga ngo ngumpe umuti ngo uza kunyongera n'akanyabugabo. Iyo ufashe se wari ufite inda
urufashe waryaga mu kavuyo zikakuremerera nyine ibiro bikakuremerera aho urabyumva uba uri umuntu uri soba nyine si ngiza kuhaje urabibonye kuko urumva ino iyi dayati kuko tukubuza gufata fekira kandi fekira ibinyamafufu biriya nyine ibijumba ibirayi umuceri umugati urumva nibyo bitera imbaraga mu mubiri noneho iyo tuyiguhaye rero ikabisimbura savedi igutera imbaraga kandi ubwo ukora amasaha menshi akazi gasanzwe ayimini n'ubusanzwe uryama amasaha make akahe kazi ni akahe kandi kazi kadasanzwe ko ngako undi muntu yatekereza ako warumbajije okay ako kazi k'abagabo sawa rero ngira ngo nta kindi twagusaba iyi live ugiye kuyisevinga murakoze cyane ni karibu uyisevinge ubundi mbafashe vraiment ngirira impuhwe cyangwa umutwaro iyo mbonye umuntu atishimye kubera ibiro surtout kubera ibiro live ngiye kuyisevinga icyo ugiye gukora ugiye kugenda muri DM yanjye wandika ibintu ushaka ko nshyira muri caption nindangiza nze kweditinga mbishyiremo buri kintu cyose wumva ushaka gushyiraho icyo ushaka kuvuga nimero zawe ibintu byose ubinyandikiye muri DM ndabikopiya mbishyire muri caption ahasigaye utegereze abantu bagabanuka ibiro bari banini kasukura mu ni ukuri babandi birirwa bajya hehe kuvuga niwe ndahera kasuku niwe guheraho mvugira y'amagambo ni ukuri nanyemerera mvugira y'amagambo uvuga ngo kasuku ngwino nkuvura inda uko binani none se ntabwo ushaka kuvura kasuku okay kasuku ngwino mufashe utakaze ibiro by'inda sawa guys okay sawa be blessed imana ibahe umugisha kandi mukomeze muryoherwe na weekend nitonze guys kubera uno mugore ni umugore wubatse afite abana afite urugo afite n'umugabo w'ipasiteri ntabwo nazana amagambo yadumba nanjye ngiraho ngira nkavuga ati reka sibyo se mwakoze kandi ni byiza ko buri murafasha abandi bantu ni ukuri murakoze thank you turi welcome